Ejo twavuze kurota imyenda ishya ariko twabivuze mu buryo buri psychologique, uburyo busanzwe tubivuga no mu buryo bwa gikongwe, uburyo bw'ubwenge bw'umwuka. Uyu munsi rero tugiye kubisobanura mu buryo bw'umwuka, sibyo? Turebe icyo bisobanuye mu buryo bwa spiritualité, icyo kurota imyenda ishya bisobanuye. Aho ibintu byose biba bifite imbaraga n'ubutumwa bitari ibigaragara gusa. Muri spiritualité ni mu mwuka, twarabivuze. Imyenda rero muri spiritualité bihwanye na energy y'umutima wawe, imbaraga z'umutima wawe. Mu isi y'umwuka imyenda ntabwo ari igitambaro, ahubwo ni urwego rw'imbaraga. Vibration umuntu yambaye, vibration ni umwambaro ugaragaza uko umwuka wawe uhagaze imbere y'imbaraga z'Imana z'isi n'abazimu. Singo abazimu ni icyo abazimu babaho, ibi ni ibiki? Ibyo ni ibindi nabyo tuzabigeraho. Iyo urota imyenda yawe ishya bisobanura ko umutima wawe uri kuvugururwa mu rumuri, uri gusohoka muri vibration, cyangwa vibration tubonye ko ari iki? Vibration tubonye ko ari iki? Urwego rw'imbaraga. Uri gusohoka muri vibration, uri gusohoka mu rwego rw'imbaraga zishaje, ububabare, ubwoba, kwivanga n'imibereho ya kera. Uri kwinjira mu cyiciro gishya cy'ubumenyi cyangwa ubushobozi bwo hejuru. Ego kwishya, kuba imyenda ishya, gukurwa mu muriro w'isuku. Mu isi y'umwuka imyenda ishya isobanura ko umwuka wawe urimo kunyuzwa mu muriro w'isuku. Ni igihe umwuka wawe ushyirwa mu kizamini kugira ngo usige ibyanduye, imvange n'imyumvire yakururaga umwijima. Abakongo baravugaga bati iyi myenda y'umutima ishya bisobanura ko igishushanyo cyawe imbere y'imbaraga z'ijuru kigiye kuvugururwa. Turabarokore twavuga ngo amina, ariko reka tuvuge ngo bibe bityo. Ni nk'aho Imana cyangwa umucyo mukuru ari kukwambika indi mbaraga nshya, sibyo? Bibe bityo. Imyenda mishya igare guhabwa izina rishya n'ubutumwa bushya. Bibe bityo. Mu rwego rwa spiritualité igihe urota imyenda yawe ishya biba ari ikimenyetso cyo guhabwa urwego rushya mu isi y'imbaraga, gukura mu bitekerezo bya kera, guhabwa inshingano nshya mu rumuri. Bishobora kuba guhindura uburyo uvuga, utekereza cyangwa uko ukorana n'abantu. Ushobora kuba uri kwiyandikirwa mu bitabo by'abazima mu mwuka, cyangwa uri mu rugendo rwo kwiyambura urupfu rw'umwuka, icyo bita ignorance mu ndimi z'amahanga, ignorance. Mu mvugo ya gikongwe rero, abakongwe ba kera babyemeraga neza bati imyenda ishya ni isura nshya y'umutima. Iyo uyirose ugiye kwinjira mu cyiciro cy'abumva, uwitwaga cyangwa uwabaga mu mwijima yambara umucyo, kandi amazina ye yandikwa ku rubaho rw'umucyo, yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, urubaho rw'umucyo. Bivuga ko iyo urose imyenda ishya ubwenge bwawe buri guhishurirwa urumuri rwagutse. Ni umwanya w'ukuri ni umwanya w'ukuri, gukira no gusobanukirwa. Umwanya ni mwiza cyane. Umwanzuro wa spiritualité. Ibi byo kwiga no kuzirikanwa. Kurota imyenda ishya mu isi y'umwuka bisobanura kuvugururwa mu mbaraga n'ubwenge, gukurwa mu bihe by'umwijima, gutangira urugendo rushya mu rumuri, kuba umuntu mushya imbere y'ijuru mu buryo bw'umwuka, si mu maraso cyangwa. Ni ikimenyetso cy'uko umwuka wawe utangiye gukira urwego, ukava mu mubiri gusa ukinjira mu kubaho nk'urumuri. Iyo bityo birasobanutse. Reka Imana idufashe, reka Imana ibidufashemo, reka Imana itujye imbere n'inyuma, tube hagati. Reka Imana ikomeze ibe muri twe nk'uko iri muri twe, natwe tube muri yo nk'uko turi muri yo. Ibyo nabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu.